umurongo wa 28 yaravuze ngo nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubura imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Umurongo wa 34 ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura. Inzoga eshatu abantu bazaba banywa kandi zidahenze. Inzoga ya mbere ni inzoga yitwa ivutu. Abantu barahaze cyane, ingo z'abantu abenshi mu nzu y'Imana nta kintu bagitanga. Iyo ugeze ku cya 10 n'amaturo barakubwira bati hanze aho inzara iranuma nta kintu gihari rwose. Ariko iyo ugiye iwe usanga yujuje amasorori ku meza, yahamagaye abantu, yujuje imyaka 20 abana n'umugore, kandi ejo bundi yari yakoze indi anniversaire yujuje imyaka 5 atunze imodoka n'inzu nziza, kandi nanone afite umwana, afite mwene wabo wavuye hanze. Urwo rugo ruhora rubagamo inka n'ivutu gusa, ibintu biriho ni murye. Hari ingo zihoramo ibirori ku buryo Yesu yabuzemo ijambo, badafite ikintu bamaze mu nzu y'Imana. Icyo bamaze ni ukutekera abantu kugira ngo babakomere amashyi gusa. Aba nabo barasinze, hari abadamu bibereye mu bitenge n'amabubu, no ku rusengero iyo hari abarimo kureba bambaye neza, ariko uriya mu mama yambaye neza. Iyi sabato yanejeje, wabonye umumama wawe gahunda uko yari yambaye, uriya ni umusirimu kandi ntandusha amafaranga ashaka. Ubu dufite abantu baza guparika imodoka ku rusengero kugira ngo umuntu azibone, n'abandi baza kubaza iriya ni yes cyangwa ni credit, birakureba. Umuntu waje ku nzu y'Imana agomba kuza aje gushaka Imana. Aha mu rusengero wemererwa kureba iburyo n'ibumoso, ubaza ubwira umuntu ngo Yesu ashimwe ahimbazwe, umubaza isomo bavuze aho riri, nta kindi kintu. Ugomba kwinjizwa hano n'agakiza kawe. Bibiliya ibitwereka neza. Inzoga za kabiri ni ugusinda amaganya. Abantu basinza amaganya ku buryo ku rusengero umuntu umerutse kwigisha, amaze kwigisha arangije abona nigishije cyane, iteraniro rirangiye mbona aje yirukanka amfashe ukuboko anjyanye ku ruhande, ndavuga n'ubu uyu muntu wabona agiye kuvuga ibyaha yakoze kandi ntabwo ari ngombwa. Arangije arambwira ati nabonye uri umuntu w'umugabo mwiza, Imana iguha umugisha, wigishije neza, Imana iguha umugisha, nanjye nari ntegereje. Arangije atariko rero ati ntago ririya jambo naryumvise kuko mfite ibibazo byinshi. Abantu basigaye baza hano kwishakira inyungu. Hari n'abamama baba baje hano kugira ngo arebe uwaguze amafaranga yo kurya mu rugo. Ariko nagira ngo babwire ntabwo ari byo. Abantu bamaze gusinda amaganya ku buryo ibintu byose muganira n'umuntu no ku rusengero kumva umuntu wabatijwe ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoreyemo. Abantu b'abanyabibazo muraganira, erega ndiyizi inkono yose imenya imbyiro zayo. Niba wari umunyamaganya utaramenya Imana, ukaba warayimenya ufite Bibiliya mu ntoki n'igitabo cy'indirimbo, Imana yarakuzanye mu nzu yayo, uracyaganyishwa n'iki? Bibiliya ivuga yuko inzoga za gatatu abantu bazasinda. Babuloni, uretse ibyo bintu babwiye by'ivutu n'ibyo bintu by'amaganya, Babuloni nayo izaba irimo gukora. Babuloni izatanga amafaranga, amadini avuke. Reka mbaho urugero rworoshye. Aba bantu bose barimo gushinga amadini baca mu bihugu bitatu. Urabanza ukajya i Bugande no muri Kenya ugakorayo training. Iyo barangije bakohereza muri Nigeria. Muri Nigeria niho bigira gukora ibitangaza. Ibi bintu mubona byo gutitira ni iki? Ni imbaraga za gipfumu ziba muri Nigeria. Iyo uvuyeyo rero kugira ngo uba apotre cyangwa umuntu ukomeye, bakurakubwira bati ufite abayoboke bangahe. Nuvuga ngo idini ryawe urihindurira izina ukaryitirira irindi dini riri muri Amerika. Abo rero bahita bavuga bati dufite umuyoboke wacu muri Afurika, mumuhe buruse aze yige. Aho rero niho umuntu ava noneho yiswe apotre cyangwa yiswe dogiteri. Babuloni irimo iratanga amafaranga kugira ngo igotagote. Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 17 yeretswe Babuloni ifite inzoga kandi amahanga yose yari amaze gusinda. Si ibihugu gusa bisinze ibyo Babuloni yabiroze, amadini nayo yasinze. Mujye mureba ibintu akavuyo kari mu misengere. Nongere mbibabwire, bantu b'Imana muhumuke, musabe Imana ibarinde inzoga iyo ariyo yose.
igihe Yesu yari ari ku musaraba, umusirikare yaramurebye aravuga ati umva, uyu mugabo ari mu bibazo, uwazamukana inzoga nkamuha akanywa byo wenda yatuza. Yesu bagiye kumukamurira nzoga mu kanwa aranga. Mu gitabo cy'Ibivuzwe byose baravuze ngo Yesu yashakaga kumva ububabare bw'umwana w'umuntu, nta kiyobyabwenge kiri mu mutwe we. Abana b'Imana, mu gihe isi irimo kutukanda, mu gihe ubuzima burimo kudukanda, mu gihe tugiye kwinjira mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo, mu gihe tugiye kwinjira mu karengane, turasabwa kutagira inzoga iyo ari yo yose igaragara mu bitekerezo byacu muri izo nzoga eshanu. Mwitegure gutandukana n'ikinyoma icyo ari cyo cyose. Mushaka uburyo amaganya baba kure, kandi mwirinde kuba abantu b'abanyamurengwe. Ibi bizatuma Imana ibahumura.